Muravugana na Zakari guca pickleball nk'uko bisanzwe, ka gakino kacu gashyashya. Ndagira ngo nkubwire bimwe mu bintu utangira kwibonaho iyo umaze igihe ukina pickleball, iyo umaze nk'amezi nk'abiri ariko ukina, apana kugenda ukaza rimwe mu cyumweru. Oya, iyo ukomeza gukina nk'uko nakubwiye, plus ukomeza gukina uno mukino ubu traininga ubwonko bwawe. Hari bimwe mu bice by'ubwonko nzagenda mbibabwira, nubwo mudakeneye kubimenya, icyo mukeneye ni ugukina gusa mukagenda mungonaho change. Nkuko nababwiye ko uko ukina pickleball bigufasha mu mahitamo, mu mahitamo mazima. Hari ibintu bimwe na bimwe ugomba utangira kwibonaho biri guhinduka mu kazi, aho uba, mu mibanire n'abantu. Ikintu cya mbere, utangira gukora ikintu cya ngombwa aho kujya gukora ikintu ushaka. Hari mu mibereho yacu, mu byo dukora kenshi dukora ibyo dushaka, ariko ntabwo dukora ibintu bya ngombwa. Kimwe mu byo utangira kwibonaho, utangira kubona ko nko kuvugira kuri telefone wambuka umuhanda birimo risk. Nyine ntabwo utangira nyine kugenda ugira amakenga kuri bimwe mu bintu ugenda ukora, ugatangira kwitekerezaho, ugatangira gushakisha, usoma, ugatangira kuruhuka, utangira kugenda ubona change. Nk'urugero, utangira kugenda ubangamirwa no kutubahiriza isaha. Muravuga ati tubonane iki gihe sangahe, nyine ibyo byose utangira kubigenda ubigiraho ikibazo, ugatangira kuzajya ukoresha reveil cyane, cyangwa se isaha zikwibutsa muri telefone yawe. Niba uri umuntu ukunda kurya ibintu by'amasukari cyangwa kunywa ibintu byinshi, utangira kwikontorora. By the way, gake gake, ntabwo bihita biza nk'uko nakubwiye, ariko uko ugenda uyikina ugenda ugira imbaraga mu mahitamo ugenda ukora. Ibyo uvuga utangira no kubeshya bitangira kugabanya, kuko utangira kwitondera ibyo uvuga isi ibintu uvuga ndabizi neza, mbifiteho ubumenyi buhagije. Utanabufite ukajya gukora research, nyine utangira kuba conscious. Nta muntu ukubwira ibintu ku bandi. Niyo umuntu akubwiye ikintu ati wenda kanaka ni mubi cyangwa ameze gutya, utangira nyine kubyigenzuriraho kugira ngo ubeho. Abantu aribo bakugenzurira ibintu, aribo bakubwira ibintu. Hari utuntu twinshi tugenda duhinduka. Uko wakoreshaga umwanya wawe bitangira kugenda bihinduka. Utangira kureba ibintu utarebaga, utangira kugenda wumva ibintu utumva. Ariko kubera ko wakinnye, uko wakinnye wakoze akajimu k'ubwonko busa nkaho buri kugenda bw'expandinga, buba bunini. Ibyo ni bimwe mu bintu bike by'ingenzi wahita wibonaho ku kanya, utagiye no kugira ikindi mu mubiri wawe, kuko gukora siporo hari ibintu byinshi ubwo nakubwiye. Bimwe mu bigaragara mu bikorwa ukoramo hanze mu mubiri waweho. Rero utangira kwishima, utangira kumva ibibazo by'imitwaro wari ufite biri kuremera bigenda, kuko nk'uko nakubwiye, wenda sinabivuze kare, abantu benshi bitewe n'ubuzima tubamo, amasaha make kwirirwa kuri internet gutya, kwirirwa turi muri screen, ibyo byose ni ibintu bigenda byica ubwonko bwacu. Ariko uko tugenda nyine tugenda tubikora, nta kintu dukora gishobora kuba cyabigabanya cyangwa cyabigabanyiriza ubukana bwabyo. Biba bimeze tuvuge nk'abantu bateka wenda ku makara cyangwa se ku nkwi, yewe no kuri gaze. Urabona iyo ushyize imbabura ahantu ukomeza uyitekeraho utayoza, imbyiro zigenda zijya hasi, cyangwa umwanda. Ni kimwe no kuba utoga cyangwa udakora ahantu isuku. Uko ugenda uharika haza umwanda mwinshi, hagenda haba habi. Ariko iyo ugenda umwanda ukaza ugakuraho, ntabwo biba bimeze nabi nk'uko ugenda ubireka. Ni nko kurwara nk'igisebe cyangwa ugakomereka, ariko ntukomeze kukigirira isuku. Uko ukigirira isuku kigenda gikira gake gake, ntabwo uhita gikira. Ariko iyo utakigirira isuku
kirangirika hakazamo ama infection ku buryo ushobora gutangira urwaye akantu gato hano, ariko kubera kutakagira isuku ama infection azamo bikarangira ukuboko kose bagukuyemo. So ni muri ubwo buryo nyine turi gushakisha. Ikindi kintu nkunda kuvuga cyane kandi cyumvikana namwe mujye mugikoraho ubushakashatsi, imbaraga ukoresheje ushaka gukemura ikibazo, uburyo ikibazo gikemuka ni ukuvuga ngo gikemurwa n'imbaraga wakoresheje, ubukana cyangwa se imbaraga zikemura iki kibazo, cyangwa uko ibyo uri bubone result uri bubone muri iki gisubizo, muri icyo kibazo ugiye gukemura ziri bube zingana n'ibyo washoyemo ugikemura. So niyo mpamvu nkunda kuvuga ngo uyu mukino ni mushyashya, ntihazagira umuntu ubabeshya, nta muntu wigeze uwukoresha hano mu Rwanda ngo tubwire ibyawe. Ikindi naho wavuye muri Amerika baracyakora ubushakashatsi, rero ntabwo twapinga ngo ntabwo wakora cyangwa ntiwadufasha mu bwonko bwacu cyangwa ku mitekerereze yacu tutarigeze tuwukoresha, kuko ikintu ni gishyashya kandi data zirahari. Nanjye ukubwira ndabibona, hari icyo byamfashije, hari icyo bifasha abantu ngenda ntoza. So dufite ibibazo by'ubwigunge, utuntu twa depression, utuntu cyo twita twa ADD, attention deficit disorder. Izo ni indwara twebwe tutanazi ariko zihari, ziri mu bantu. Abajya kuri social media murabibona uburyo abantu birirwa, ntabwo wabisubiramo, it's terrible, ni ibintu biteye ubwoba. Ariko nyine ni ikibazo cy'ubwonko. Bariya abantu birirwa muri biriya bintu si uko atari abahanga, nta banyabwenge, ni kuko no kujya kuri social media ukavuga ikintu nuko you are smart, ariko you are smart hari igihe uyikoresha nabi, aho kugira uyikoresha muri positive way bikaguhindukira nabi. So ibyo byose rero ni ibintu biba biri kubera mu bwonko bwawe. Ubwonko bwawe buba bwatangiye kuba weak, utari gutegura cyangwa utari guhitamo, utari kugira amahitamo meza ngo niki navuga, niki naha abantu. Ese ibintu ndi kuvuga cyangwa ndi kwamamaza biri gufasha abantu cyangwa ntabwo biri kwangiza abantu? So urumva rero ko abantu tumaze guta umwimerere wo gutanga ibintu bizima bifasha abantu, ahubwo tugatanga ibintu birangaza abantu, bitagira icyo bibamarira, bibashyira mu matiku cyangwa mu mahari. Icyo ni ikibazo cy'ubwonko cya decision making. Ibyo ari nababwira ngo decision, ariko umuti nguyu buri wese wabona wagira icyo abona umuti, ariko ukaza utubwira ibintu biri scientific, ari ibintu umuntu yakoraho research akabimenya. Yose wowe urajya hari ukazana ibintu biri aho ngaho ukavuga ngo niwo ubizi. Ntabwo ibintu uzi wenyine bikora, bizane ko niba ubizi wenyine that's okay, ariko bizana naho abantu example experiment, ubabwira uti mubikoreshe murebe, buri wese azanavuga ati ibi bintu byamfashije cyangwa ntabwo byamfashije. Uko niko abantu bagenda bubaka sosiyete nzima, aho kugira ngo abantu bagende basenya abandi. Vraiment ntabwo u Rwanda uko rumeze ntabwo rukeneye abantu basenya abandi, aho twavuye turahazi. So tudakomeza gushaka ibintu byunga ubumwe cyangwa se byubaka igihugu twese hamwe, nubwo umuntu yakubabaza rega kutagira iyo capacity cyangwa se ubwo bushobozi bwo kwikaruma ngo wowe ubone ko umuntu wagukosheje yagize amakosa ube wamwihanganira, ahubwo nawe ukaza ugahita ubizanira. Ni ikibazo cy'amahitamo mabi. Ntaho biba bitaniwe nabyo ari nakubwiye ngo hari akantu nashyizeho ngo umuntu akubwiye ngo urya umuceri uri uvanze n'ibishyimbo cyangwa se n'imvange, ibirayi n'ibitoki bivanze n'intoryi, wahitamo iki? Iyo umaze kugira ubwonko bufite capacity yo kumenya amahitamo, nibwo uhita utangira kuvuga ngo ese kuki ndashonje, ese niba nshonje nkeneye iki mu mubiri, ukagenda gukomeza gukora iyo balance, ukareba nimba ushaka umuceri cyangwa se igitoki, ukabirya nabyo bitewe n'ibintu byinshi, bitewe n'icyo bigiye kukumarira mu mubiri, apana kukumara inzara, bitewe na time urimo. Wenda time urimo ukeneye energy, ukeneye kalori nyinshi, ukabuzi ko kabone nubwo waba utarabipimye ariko warabisomye ukavuga ati wenda umuceri ubamo kalori nyinshi, umuceri utera ingufu, reka ndya umuceri bitewe no kurya ibitoki cyangwa ibirayi. So nyine iyo watangiye gukina no mukino uko ubwonko bwawe bugenda bukura, ntabwo umuntu apfa kukuyobya, ntabwo ujya kuri internet ngo upfe kureba ibintu byose, upfe kubyumva. Hari ibyo ugenda scrolling ushyira hasi, kuko internet ibintu biriho byose ntabwo ariko bikungura ubwonko, ahubwo birica ubwonko bwawe. Ahubwo sometimes ukanarenga ibiri bugufashe mu bwonko. Nk'aka kantu ndi kukubwira ko gukina pickleball si ikintu umuntu ari kukugurisha, ni ikintu umuntu ari kukubwira ngo gerageza wowe wumve, try, gerageza wumve
asigaye n'ibyangu bireke. So nguko ngayo rero komeze duhugurana, nzakomeza kubaha udutipu kuko ndasoma, nkora research, mvugana n'abantu bo hanze. Ikindi nanjye nikora research ku giti cyanjye kuko ndi umucoach. Iyo ndi gucoachinga abantu ndeba behavior, nkareba imyitwarire, nkababaza what changed, urumva imeze gute. So izo feedback zose bagenda bampareba nizo ziba zikubiye muri ibi mbabwira, ntabwo ari ibyo mba nagiye guhimba. Ikindi si ibyo nsoma ngo nze ngo turi ibintu hano ngo wasomye, no, ibintu usoma byose ntabwo ariko ari byo. Kimwe n'uko undi muntu yagenda akandika ibintu akakubeshya, ariko kumva ngo yabyanditse yabisomye ni umuhanga niko wamwumvishe, ukaza ukabibekesha abantu. So bya bindi yanditse nimba ari ibintu byica ubwonko bw'abantu cyangwa imibereho y'abantu, iyo bizanye uko bibabwira birangira bapfuye kuko bakwizeye, baguhaye igihe cyabo cyo kubareba. So niyo mpamvu nabyo namwe mugomba kwitondera ibyo mureba, ibyo musoma, ibyo mubwirwa. So hari internet, mukoresha internet. Niba umuntu akubwiye ngo iki kirakora, koresha internet, ureba bakivuzeho, ureba bakinenze, ureba impamvu bakinenze. So aho niho umenya ibiri bugufasha. So guys, reka dukomeze duhugurane, kandi please ibi bintu bisangiza abagenzi bawe, bisangiza ababyeyi bawe, kuko nkuko nakubwiye pickleball papa wawe yayikina nubwo yaba afite imyaka 70, 80, 90. Pickleball murumuna wawe yayikina, pickleball umwana wawe yayikina, pickleball umugore wawe yayikina. Ntabwo ihenze, icyo wakora ni ukugura ibikoresho, kandi ibikoresho twakurangira aho biri. N'abantu bashaka kuinvestisa, abantu bashaka kuzana ibi bikoresho, abantu bafite amafaranga bashaka kugura ibintu bya pickleball bakajya bicuruza. Iyo ni business ndi gutanga, ko nakazi ndi gutanga. Ikindi abantu bashaka kwiga gucoachinga, pickleball muri iyi minsi igiye kuba ikintu kinini, abazungu baza mu Rwanda baza bayishaka, abanyamahanga, kuko niho umuturi. Abantu bose baramenye niho umuturi, niyo mpamvu abantu benshi bari kwinjiramo. So rero nawe ntucikwe, wakwinjira muri pickleball. Good.